Yes, kanongere nguhereze ikaze nanone kuri YouTube channel, uyu mwanya rwose ibibaye biteye agahinda yewe biranababaje, aho imodokari ifashwe n'inkongi y'umuriro mu ishyamba rya Nyungwe, wakibaza bigenze gute? Ibi ngibi rero bikaba byateye benshi ubwoba, iyi modokari hari umuntu n'umwe se wayihiriyemo cyangwa se nta n'umwe wayipfiriyemo? Reka abe ari byo turebera hamwe tunareba icyateye inkongi y'uyu muriro, ku buryo bw'imodokari yari igifatwa n'umuriro kubera yuko mu ishyamba rya Nyungwe ni ishyamba riba ririmo umutekano wizewe rwose, hahise hahurura abantu cyangwa se abasirikare kubera yuko bakunze kuba bari hafi aho ngaho baza kureba icyaba giteye inkongi y'umuriro y'imodokari, ku buryo iyi modokari byateje ikibazo gihambaye cyane, na n'uyu mwanya babyumvishe byabababaje bitewe n'ibyabereye mu iyi modokari. Kamanze ngusabe gukanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Ngira ngo murareba rwose ifoto iri kuri screen yanyu, ni ifoto y'imodokari irimo ishya, ngira murabireba neza uburyo iyi modokari ubwo yari igitangira gushya, abasirikare bazwi ku izina ry'abajepe rwose bahise bahagera hakiri kare ndetse bahahurira n'abandi baza kureba ikintu cyaba giteye inkongi y'iyi modoka. Ni imodoka rero yapfiriyemo abantu bagera kuri babiri, bivugwa yuko abayihiriye mu imodokari yari umugore n'umugabo, ariko na n'uyu mwanya icyaba cyateye inkongi y'iyi modokari ntabwo kirasobanuka neza ku buryo hamenywa icyayiteye, ahubwo n'abaje bahurura rwose baje bahagera rwose basanga abarimo ibyabo byamaze kurangira, izuba ryabo rwose byarangiye, kubona ukwezi n'izuba bitagishobotse. Bivugwa yuko ubwo bahageraga basanze rwose byamaze kurangira, abari bayirimo ubuzima bwabo bitabye Imana, ku buryo n'abahageze bavuga yuko byabababaje rwose. Nibwo rero bahise batabaza bareba uburyo bushoboka, bahita bazana abashinzwe kuzimya inkongi z'umuriro, iyi modokari nibwo bahise bayizimya rwose, yewe na n'uyu mwanya bikaba bikiri kwibazwa icyayiteye. Imodokari yari irimo igenda mu ishyamba, ku buryo ababashije kuhagera bavuze yuko gufatwa kw'iyi modokari rwose nta kintu baba babiziho, nta kintu bigeze na kimwe bumva giturika, ahubwo bo baje birukanka bahageze basanga imodokari rwose irimo ishya, yewe n'abayirimo bamaze kwitaba Imana, nta n'umwe wabashije kurokoka. Uracyari kuri Mansa Musa TV rero gusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Narakubwiye ngo aha ngaha niho muzajya mubasha kubonera ibiganiro byo hirya no hino, yewe n'amakuru agiye agezweho mu masaha agiye atandukanye.